nongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiranye isomo rya Premiere Pro. Turabamenyesha yuko Green Apple Studio yahinduye amazina yayo, ubu ngubu ikaba izajya yitwa Progress Consultants. So mu minsi iri imbere rero muzatangira kubona amalogos n'ibindi byose byahindutse, muzamenye yuko ari bo bantu musanzwe mukorana. Hanyuma reka rero dukomeze isomo ryacu rya Premiere Pro CC 2018. Nitwa Paul Habumugisha. Mu isomo ryaherutse twarebeye hamwe ni gute se wakwinjiza ikintu muri Premiere Pro, ni gute wa creating a new project. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye na sequence, turebe n'ibyo bita motion. Hanyuma iyo tugiye creating a sequence dushobora kuza hanga muri file, tukaza kuri new, hanyuma tugahitamo new sequence all, tugahita tubona iyi tableau, cyangwa se dushobora no gukoresha shortcut control N, nayo yakugeza kuri aka gatableau ka new sequence. Dushobora no gukoresha iyi space ahangaha, niba nta kintu kirimo ugakanda ahangaha ukaza kuri new item ugahitamo sequence, nabwo ugera kuri ka gatableau. Si ngombwa mukanda ahangaha, ushobora no gukoresha aha hejuru, ariko ukamakinga sure yuko udakanze ku ka video cyangwa se kukandika item. Reka duhite mu buryo bwa shortcut aba aribwo tugenderaho. Aka gatableau rero kaba karimo ama sequence atandukanye. Tuvuge ko twifuza gukora HDV sequence, ikikandaho ukoresheje left click bahita bakwereka list cyangwa se presets ifite. Nka tuvuge ko dushaka gukoresha HDV 720p25, ubwo iki gihe nidukandaho tuzahita tubona preview cyangwa se descriptions za presets dufite. Ahangaha tuzabona general ibijyanye na video n'ubwoko bwa frame, hanyuma n'amapixels tuzaba dufite, na video tracks turaba dufite, na audio tracks turaba dufite. Hano rero dushobora gushyiraho izina rya sequence, tukayita wenda LE, tugahita dukanda OK. Icyo gihe tuzahita tubona preview dark ijyanye na ya preset ya sequence dufite. Hanyuma rero ibyo twabonye nka video track ni izi ngizi. Video track ya mbere ni V1, V2, V3, ni ukuvuga ngo turaba dufite video track eshatu. Hanyuma tukanagira video audio track nazo eshatu, A1, A2, A3. Utu duparti tureba ngaha n'utw'ingenzi natwo. Aka kajisho kavuga yuko turamutse dufite video hano tugakanda ku kajisho tuba tuyikuyeho ibitagaragara. Iyo tugize gutya ngo tuyivanyemo, twagira gutya ikabirimo. Aka kagufuri gafunga track, ni ukuvuga ngo niba hari video twashyize ahangaha twashyikanze ku kagufuri, ntabwo tuba tugiye editinza aka video. Ibindi byose bishobora guhinduka, aka kagaparti ntabwo gashobora kuba modified. Tukagera rero kuri audio track, naho niko dushobora kubigenza. Iyi M ivuga mute, gufunga video, audio sorry. Iyi M ivuga mute ni gufunga audio, ukuvuga ngo udashaka ko iyo audio ivuga iyo track, iyo audio iri kuri iyi track itavuga, ukanda kuri mute. Hanyuma aha ni kuri recording, iyo ushaka kuri recordinga dukanda aka kantu ugatangira kuri recording. Murabona yuko bibara amasohoro. Rero no kuvuga yuko muri Premiere Pro ibyo byose bishobora kubamo. Hakaba rero ni master nayo ushobora kuyikoresha. Reka turebere hamwe ese iyo winjije video cyangwa se akantu runaka muri video yawe bigenda biti. Iyo harimo sequence wa setting sequence ze birangirira aho ngaho. Iki gihe rero iyo hari sequence wa creatinze, hari igihe ushobora kwinjizamo video idahuye na ya sequence. Bishobora guhura bitewe na kamera yafashe iyo video na settings bashyizemo, ariko igihe bidahuye tubigenza gutya gukurikira. Turibukiranye yuko iyo ukanze double click
source cyangwa se agafootage wazanye ahangaha gatangira gahita kagaragara muri preview, cyangwa se ushobora no kukadaraginga up ukoresheje left click ukagumishaho hanyuma ukagashyiraho hariya. Ushobora rero kudaraginga ukazana ya video yawe ahangaha, uhita ubona aka notification kakubaza niba ushaka gucenginga sequence settings. Uno vangu ukanza ahangaha iyi sequence ihinduka bikamera nka gutya. Nuvango sequence yacu twari dufite iyi ihinduka. Nidukanda ahangaha turahita tubona boundaries, turahita tubona yuko sequence yacu yahindutse ikaba iyi video kandi ntabwo byari biri compatible. Ariko nituramuka tudraginze tukazana kuri timeline tubabanjije gusubira inyuma, tugakuramo iyi sequence no tugacreatinga sequence yacu as a review really noneho tukagira gutya tukazana ya video yacu in studio kugira ngo tukireke kuri change sequence settings, ahubwo tukavuga ngo keep existing settings. Icyo gihe nidukanda double click tuhita tubona yuko tutabonye boundaries, ni ngo video tuzanyemo cyangwa se footage dushyizemo ntabwo ihura na sequence settings dufite. Iki gihe rero tuhite dukomerezaho isomo rya scale cyangwa se motion scale include muri motion rero tuyibona duti mubonye ko nje nkakanda kuri effect control, hanyuma kano kagomba kuba kari selection cyangwa se kari selected, none akanda kuri effect controls nkahita mbona motion. Ushobora gusanga ifunze gutya, kumenya kukandaho ukayifungura ugahita ubona impact ya scale rero ishobora kudufasha kongera cyangwa se tukagabanya. Ngo ya video yacu mbere kiri ku 100% yarengaga, niyo mpamvu tugomba kugabanya. Ahangaha ubonye ko nkoresheje holdinze left click nkagabanya imibare hano, ushobora no kwandikamo ubishatse ugakanda enter, ushobora no gukandaho gusa ugaselectiona ugakoresha arrow up, arrow and button arrow. So dukomeze turebera hamwe ibijyanye na position nayo ushobora kuyikoresha igihe ushaka positioninga utuntu runaka. Reka twinjizemo akandi kantu kugira ngo tukifashishe. So twinjizemo video audio. Okay. So hano rero dushobora kuba dushaka yuko bino biza ku ruhande, ko dukoresha position turatambika, kuba dushaka kukantu kaza ku ruhande gutya. So ikindi nubwo dushobora kuba twifuza ko kamanukaho gatoya, ukoresha ahangaha nk'uko hano twabigenje tugakoresha imibare twandikamo wenda nka 600 kandahita. So like dushobora rero kuba dushaka yuko bino bintu bitagomeza gutya bikaba bigenda. Timing nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Dukoresha tango animation ni idufasha iyi timing buryo video izazamo
yibwirije default biba bimeze kuriya, ariko dushobora kutabigenza kuriya, tugakirika kuri iyi video tugakoresha tango animation, aho dushobora guhera kuri cloud yacu tugakoresha tango animation, tukavuga tuti wenda kuza kugera ahangaha scale iragenda yiyongera gutya. Tubanza gushyira ku mwanya wa mbere tukabona tango animation, tugakomeza tukagera aho twifuza. Bwiza noneho n'ahangaha institute tugashyira nka gutya, naha tukazamura tukuzuza hano, then tugakoresha tango animation kuri position, noneho tango animation tukavuga tuti karaza gutambika kabe kageza aha kandi kanamanuka gutya, tukagira dutya right. Ushobora no kuza wagera aha ugahita usubira inyuma ugafunga. Mubonye rero ukuntu dushobora gukoresha ibyo bita position, tuzagenda tubyiguramo cyane tugendeye ku tuntu tuzagenda dukenera gukoresha. Ubutaha tuzarebera hamwe isomo rya opacity. Tuzarebamo tuno tuntu gute gakora. Hanyuma murakoze cyane gukurikirana isomo rya Premiere Pro CC 2018. Bibutsa yuko mufite ikibazo mushobora guhamagara kuri 0788999663 n'uko wanakwandika kuri WhatsApp. Ushobora no kunyandikira kuri email habumugishapaul7z@gmail.com. Ndabashimiye.